turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga zikatugera kumonetiza nubwo ku banyarwanda ugasanga benshi birasaba inzira ndende cyane nukuvuga ngo dutira ubwene gihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari umunyarwanda? Ikibazo ni iki? Niki ngo tugikemure? Bruce, ni ikihe kibazo gihari kuki social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Byakemuka bite technically? Yes, Scovia yenda hari igitekerezo afite kuri ngingo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye ndi umwe mu bazikeneye cyane. Hari abakuru ariko dejo twari kumwe bo batari gutinyuka kubaza kira kibazo. Wabonye ko n'uduhagarariye yagikwebye kibazwa na Bruce Melody. Ni ikintu kimaze igihe. Noneho kuba yakora iyo terime Bruce Melody yakoresheje ariko mu gusobanura yavuze kuri ads. Noneho minisitiri mu gusobanura umukuru w'igihugu amubwira monetization ya kabiri. Hanyuma ikira cya gatatu avuga ngo kuba ubundi ikintu ishusho byampaye nuko umukuru w'igihugu atarabizi, kandi n'ubundi ubutumwa yatahanye ni nka 75%. Ibyo byaratunaniye ubushake buke tubuza abantu se wapi? Abantu barahari. Ikibazo kugira ngo basobanurire ikibazo uko kiri bashaka gusa naho rwa rumamfu twavugaga ruri mu ngano bagashaka ko n'ingano zirenganira mu mafu. Oya, urumamfu hariya hariya nicyo tubereyeho. Yego. Yes, turagarutse mu kiganiro nanone kuri KOP, turabasuhuje kandi turabakunda. Turi mu kiganiro cy'uyu munsi na mwarimu wacu, mwarimu wanyu, mwarimu w'abanyarwanda, kandi nawe ndabona ari tayari. Mwarimu umeze ute? Ndaho rwose. Weekend nziza. Murakoze, mu weekend turi gukora. Hari ikibazo se kubikubwira? Hari ikibazo kubikubwira nziza turi mu kazi. Uragira ngo ibe nziza uryamye. Twabaye ba munyakazi no muri weekend. Weekend bivuga weekend. Kandi wiki ni iminsi y'akazi. So rero ugira weekend nutakora kuri nudakora. Weekend niyo gusura abantu, niyo gutaha ubukwe, dore se mwambujije kubutaha. Yahimba ufite hano ikinyinya bw'umuvandimwe Dr Albert Nzayisenga washingiye mushikiye mutoya. Ariko amasaha yagonganye. Rero urumva weekend ni ugusura abarwayi, ni ka siporo, ibintu nk'ibyo, gutembera, ntago biba byakunze. Ariko nyine wagombaga no kuganiriza abantu bo kuri KOP. Naya shabye. Oya se kubera iki? Okay. Shabye. Wagombaga kuganiriza abantu bo kuri KOP. Twabaye ba munyakazi. Kuko reka nkwereke. Ubundi iyo nuko umushyano warangiraga tunaniwe, ubundi umuntu nk'iki kiganiro nakabaye naragikoze nk'ejo. Nubwo harako nakoreye yoga gufiya. Ariko urumva ntago nishimye cyane pe kuba nasibye ubukwe, ntago nishimye. Ejo nari nabimwemereye. Ihangane. Ntacyo ubwo nyine barihangana abo twagomba guhurira mu bukwe, abavuye ibyumba, abavuye iririma, na gitifu umurenge nari nabimwemereye ko aribwo turaganira. Gitifu umurenge baririma nyihanganire Ephraim, twahuye kabiri mubwira nti kwa gatandatu turi kumwe mu bukwe. Rero niba wenda aho nsoreza ikiganiro niba ndajya muri reception nkabasanga, ariko ndabizi ko abanyabyumba baraba batashye. Okay. Yego. Nagiye postinga amafoto yawe agiye atandukanye uri mu mushyikirano. Abantu bakambwira ati ko turabategereje muze kuri KOP muduhereze mutubwire uko bimeze. Guhereza ariko byateje ikibazo no mu mushyikirano. Barabibonye. Ntabwo ari byo mugerageze. Igihe yarari kumubwira ngo oya subiramo, nahitaga mbona ishusho yawe nanjye iri kumbwira ngo subiramo, kuko nanjye ansubirishije mu inshuro nyinshi pe. Yego, umushyikirano ni iyihe shusho muri rusange wagusigiye wowe nkawe ku giti cyawe? Uraza no kugenda udusangiza muri make uko byari bimeze. Okay, mu cyano ntabwo inama yabaye iminsi 2 ihuje abantu bangana kuriya
muri convention Nyabihu Gakenke Gisagara na Ngoma mu minsi 2 ntabwo nawuvuga mu kiganiro kimwe tuzakora nka 3 cyangwa 4 5 kubera ko ubwo mfashe impamvu mbibyita gutyo urebye umubare w'abantu bari bawurimo urebye imyaka 2 yarishize utaba urebye aho wabereye urebye ibiganiro byahabereye ni byinshi yego reka wenda mfe nakora nk'aka agasamari gato ariko ntabwo navuga ngo kirakirangiye icyambere jewe ubavuze ngo wasigiye iki nakunze ukuntu abantu bagaragazaga ko bari bakumburanye cyo ni ikintu cyambere ntitaye ngo imyanzuro ngo biganiro ngo biragenda bite ariko abantu bari bakumburanye pe hari aho umuntu wajyaga kubona ukabona kwifata biramunaniye akava ku ntebe y'imbere akajya ku ya 5 gusuhuza umuntu hari n'umuntu hari n'uwahinduraga ikicaro aho yicaye ku munsi wa mbere ntahicare ku wa kabiri kugira ngo yegere nibura umuntu yabonye iminsi birangire abonye benshi bashoboka hari abo nabashije kubona personally Dr Frank Habineza senateri ubushe twari twarahuriye Nyirangarama afite imbago ejo nabonye atambuka neza nabonye atambuka neza ikintu gikomeye cyane cyashimishije mu fikirano ni imeza ya kabiri ku ruhande rw'ibumoso ubwo ndavuga uruhande rw'ibumoso ruteganye rutari urwo umukuru w'igihugu yinjiragamo ku ntebe ya kabiri hari hicaye Dr E Ngirente wari minisitiri w'intebe yegeranye na Dr D Kaberuka niho bicaranye begeranye ku murongo wa ku meza ya kabiri ubwo hari hapanze imeza ebyiri za mbere zariho na mikro harimo ku meza ya mbere harimo n'intebe 5 z'umukara zabanya kubahwa babandi nkubwira babandi ukunda kumva intebe zabo 5 ntago zasaga n'izindi kugira ngo icyucyumve yego ubwo kuri aho hantu rero Donald Kaberuka hari n'aka video nafashe Donald Kaberuka na Edouard abantu benshi bifuzaga benshi bahanyuraga bakabanza gusuhuza abo bagabo babiri kandi atari ugusuhuza byo gukora imbagara ntago ari gukora mu ntoki bakabanza bakaganira niba hari ibyo bababaza gati bigeze hehe mu nshingano ukabona baganira bakora amageste meya w'umujyi wa Kigali we yamaranye na Edouard nk'iminota 5 cyangwa 6 hari minisitiri w'ibidukikije nawe ejo bamaranye abo bagabo bombi yari abicaye imbere ariko abanza mbere yuko inama itangira nawe bagirana ibiganiro ni nawe ubona uri muri video nawe bamaranye hafi 10 n'abandi benshi nabo mu biturika nabo hehe ukabona ko mbese niyo ndabyita ngikira iyo meza nitashobora gupfa kuva mu mitwe y'abantu bari mu mushyirano kuko yanyuzweho n'abantu benshi kandi bahanyuraga bakabanza bakaganira kigaragara nuko uko byapanzwe kugira ngo abo bagabo bicarane nkanjye ubazi no mu mateka yabo n'ayandi abanyarwanda bose bazi mu kazi kabo byagaragazaga navuga ngo ni nk'ubudasa ni nk'ubudasa kuko nta hantu nkurikije mbese ntibigeze bicara keretse inama imaze gutangira ariko ubundi baricaraga hakaba haje umuntu bagahoberana bakaganira akabamaza hanyuma ze ukabona baragira gutya donc urumva iyo meza niyo idashobora kumvamo mu byo nasigaranye kandi nabyishimiye ukuntu bari bicaranye kuko mbazi nta nibanga ririmo twiga i Butare Edouard yayoboraga club bitaga y'ubukungu club y'ubukungu ya economy noneho Donald Kaberuka nawe ayobora Minecofine so iyo yazaga muri kaminuza recteur
Emile Rwamasirabo yahitaga ahamagara Edouard akegerana na Kaberuka. Mbese byabaga ari nk'ikisi nka geste yo kwerekana ngo nyakubahwa Minisitiri Kaberuka ibyo urimo dore uyu nguyu nubwo akiri umunyeshuri nawe abirimo. None agasa n'umwunganira mu kiganiro cyane cyane Edouard ku bintu by'ubukungu bw'imbere mu gihugu, ikawa, gazi metane, yabaga bizi muri yo club ye n'ibyo bakoraga bakabisura bagakora amaraporo. Manza bayirayitaga Club de l'Economie Rwandaise, hari abantu benshi bari bayirimo. Yego. Ubwo rero ngewe kugira ngo bingumemo nuko uko bari bicaranye ejo ntitaye ngo abantu bazaga kubasuhuza cyane, ariko byahitaga binzanamo yasura yo muri auditorium. Abantu benshi baravyibuka icyo gihe rwose baramuhamagaye ava mu bandi banyeshuri muri sale, afata yarafite document zirimo bya bindi byose by'ubukungu. Ubwo ni nk'ibibazo ibintu yari yateguye mbese nawe kunganira. Baramuhamagara ava mu bandi banyeshuri aragenda azamuka escalier ajya kuri podium yicara iruhande rwa Kaberuka. So iyo image ubwo hari muri 99 cyangwa muri 2000. Iyo image imaze imyaka 25. Ngiye muri sale muri convention niyo nahitaga nkurura. Yego. Nkayikura ivuga ngo ba bantu cya cyicaro cyo muri auditorium kigarutse hano nukuvuga ngo ba bantu n'ubundi baracyari connected kandi kuko wabonaga aho bari baganira ibintu bahurizaho. Ntabwo ari kimwe n'abandi wabonaga wenda umuntu ugasanga yicaranye n'uwo baziranye gakeya, baziranye mu gihe gitoya, ariko bariya urumva bo ni imyaka 25 irenga. Bari kumwe kandi urabizi umwe Kaberuka yayoboye BAD banke nyafurika, Edouard nawe akora muri banke mondiale ashinzwe ibihugu birenga 20 bya Afrika. So murumva ko raho bahurira ariko bose n'aba economist bayidewe icyo gicyo wa mugani kirahagije. So nuko nguko niyo sura nabonaga abantu bari bakumburanye ku munsi wa mbere barahoberanaga bakagwananamo babyumva. Bamwe bagahana amacensi. Ejo nibwo Maurice namubonye, Maurice umuvugizi wungirije wa guverinoma nibwo yaje ariko umuvugizi wa nanjye noneho ndeka ngo agasomo nanjye umuvugizi wa guverinoma wungirije ntago ari umuvugizi wungirije wa guverinoma. Ndumva gutya ari bwo byabo. Isomo ryawe rero kimwe nabo mu cyumva kimwe ni ukwica ururimi. Oya ko ryanze ni umuvugizi wungirije wa guverinoma. Niba bivuga uko ntabivuze birasaba ko wa muhungu Dr Jean Claude Uwiringiyimana niwe ukuriye inteko y'ururimi n'umuco ngirango nawe twarabonanye tuvugana ku bijyanye n'ururimi. Urwo ntago rupfuye mu mivugirwe ariko mu gupanga amagambo rurapfuye. Ibyo uvuze birapfuye. Ibyo uvuze nibyo bipfuye. Yego. Amagambo apanze nabi. Ubishyize mu gifaransa bavuga ngo porte parole du gouvernement adjoint. Ubwo adjoint ni gouvernement adjoint. Epitete mu Kinyarwanda siniba uko twayitaga we ni umuvugizi wungirije akadomo. None ukabona kuvuga ngo avugira iki wa guverinoma. Umuvugizi wungirije wa guverinoma. Ntabwo umuvugizi wa guverinoma wungirije. Oya. Ubwo isomo ryanjye rirapfuye. No, linguistiquement rirapfuye. Niba oya ushobora gusanga benshi sinye sindamenya uko babivuga officiellement. Ariko je regrette. Niyo mpamvu ntanze abagabo nka Jean Claude Uwiringiyimana n'abandi bantu bizi indimi imipangirwe y'amagambo kwa word order yo twakoraga tubyiga barakuvuga ngo dore amagambo yabapanze nabi. So kungiriza yungirije muvugizi ntabwo ari guverinoma yungirije. Babyumva? Wungirije wa guverinoma niko byakabaye kandi nibaze ko wenda ariko bigenda. Nanze kurenga aho ngaho. Ntabwo kungiriza yungirije muvugizi. Byakabaye rero bikurikira ni porte parole adjoint sibyo niki mu Kinyarwanda umuvugizi wungirije di guverinoma wa guverinoma. Dukomeze rero mwarahuye. Maurice oya nibwo namubonye ejo ariko nari mfashatse kuvuga ukuntu nabonye
hari umuntu wamuramukije tuziranyeho babyita gukira ari amace kwa kundi abantu bahoberana bagakubitana umutwe babyita guki ni umuntu ukomeye cyane tuziranye yonge na Maurice na Marshal nawe ni mushuti wacu indamukanya yabo nayo yampaye indi shusho kuko urumva Maurice bamuzamuye tumaze amezi 2 tubonanye n'uwo muntu baramukanyije ejo indamukanya yabo yahise igereka ngo umanza n'igihe tubonana umushinga wari waratangiye sibyo twabonanye turi 3 ngewe na Marshal na Maurice bikiganiro Frontline kuri SKFM atwisabira ko tubonana nawe tujyayo sibyo mujyayo itari no mu kiganiro aduha n'impamba itubutse babyumva hashize amezi erega nta munsi ubura izina ni cyagiye umwami wa Katari aza mu Rwanda urumva nibwo icyo gihe twagiye kubonana n'uwo mugabo noneho nyine ndakubwira icyo shaka kukubwira ngo indamukanyo yabo bombi ya Maurice n'uwo muntu nabwo yahise ituma nkurura ya shusho tujya kumureba yadutumyeho atari kudutumiza yadutumyeho bararamukanyije rero mitabona aba bagabo ntago bamenyanye uyu munsi wasanga n'ubundi icyo gihe twaragiye turi nk'abagasodoneri umugeni yarazwi niko nahise mbitekereje nibyo byanjemo bararamukanyije mbonye ukuntu bahanya ako kantu mpita mbona ko bari basanzwe baziranye mbese kujya kumureba twari nk'abagarisodoneri ba Maurice ariko agiye aho asanzwe azwi reka mbyite gutyo bihita binyereka rero igitekerezo cy'uko umushinga wo kuzamura Maurice bakamuvana muri Frontline bakamugira umuvugizi wungirije byari bisanzwe icyo gihe tujya uwo muntu tujya kumureba uwo mushinga ushobora kuba wari waramaze gutangira ndumva nisobanuye yego urisobanuye yego umushyikirano uraba ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri rero niho umushyikirano wanejeje abo nakwita urubyiruko cyane cyane urubyiruko urabizi mu minsi ishize rwari rumaze igihe rutaka ruvuga ko rukennye ariko rugasaba leta ko yarufasha byibuze monetization ikabaho imbuga nkoranyambaga zikajya zibyara amafaranga zikabyara n'akazi ku bandi bantu ejo byagarutsweho mu mushyikirano nkawe wari uhibereye ni mwuka ki wari uhari urakoze cyane kiriya kibazo ngira ngo iyo ngingo n'ubundi tugeze kuyivugaho byatangijwe na Chief Arsene hanyuma yunganirwa na Kazungu Kabosi ubona ko ari ikintu gihangayikije nubwo abantu benshi babitinya bari abana babitangije ni abana bakiri batoya nta nubwo aribo babihomberamo cyane hari abakuru ariko dejo twari kumwe bo batari gutinyuka kubaza kiriya kibazo wabonye ko n'uduhagarariye yagikwebye kibazwa na Bruce Melody ni ikintu kimaze igihe kivugwa mu matamatama abandi bagatinyuka bagashyira kuri Twitter abandi bakabikoramo ibiganiro ariko cyari kigize so kuva kiragiye cya Chief Arsene abantu benshi batangiye kubitekereza none bahita bavuga ati umushyirano uzaba cyabazwa nanjye personnellement nari nabitekereje ariko sinigeze numva ko nanjye nakibaza nubwo nanjye ndi beneficiaire ndi victime wacyo naba beneficiaire biramutse bikemutse hanyuma ntabwo nubwo nari nzi ko n'abahanzi bibageraho ariko TikTok cyane kubera ko ariho bashyira imiziki yabo nari nzi ko benda bireba aba YouTuber ariko TikTokers nabo bari concerne na za Instagram n'ibiki byose ubundi ikintu ishusho byampaye nuko umukuru w'igihugu atarabizi kandi n'ubundi ubutumwa yatahanye ni nka 75% ibyo bamubwiye ufite ikintu cyabaye n'ikira byose twabyise monetization kuko byose monetization biva ku mafaranga monnaie
sibyo yego or amafaranga ashobora kwinjira mu buryo bubiri. Noneho kubera ko ariyo terime Bruce Melody yakoresheje, ariko mu gusobanura yavuze kuri ads. Noneho minisitiri mu gusobanura umukuru w'igihugu amubwira monetization ya kabiri. Monetization ya kabiri uko minisitiri yabisobanuye ni monetization nka mu gihugu cy'igifatanyabikorwa cya Google. No officialité kwa. Kumva ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa wa Google, u Rwanda ruproduce content, Google ikayicuruza igatanga amafaranga mu Rwanda. Niho basobanuye rero Minister Paul avuga ngo ni ibintu bitatu. Icyambere yavuze bitatu harimo icya kabiri ni kijyanye no kuba hari infrastructure zo buryo amafaranga ashobora kuboneka. Amabanke akoresha amadovize. Cyo ni kimwe. Ikindi icyabanje yaravuze niki nibutsa yavuze hatarimo ikitarakemuka amafaranga niba ari miliyoni icyo ni cyanze. Reka turebe bibiri yavuze bihari. Okay, abantu barabibona byaciyeho byinshi. Hanyuma ikira cya gatatu avuga ngo kuba muri icyo gihugu harimo abantu bamamaza kuri Google nibura bageza ku bihumbi 500 by'amadolari, hagati ya 500 na miliyoni. Avuga ko icyo ari cyo kitarakemuka. Nubwo nacyo umukuru w'igihugu yahise yikomitinga avuga ati abantu kuki batamamaza, tugiye kubireba, tukangurira abantu kwamamaza kuri Google. Saburarirwa amabanke, amasosiyete d'assurance, amakompanyi de voyage, ibintu nk'ibyo birashoboka. Ariko kiriya si cyo kibazo kuri Bruce Melody natwe twese. Iyo ni partnership y'igihugu na Google. Bakumva umufatanyabikorwa. Ariko igikomeye kandi cyoroshye Bruce Melody yavugaga nicyo cya ads, consommation. Uri kubyumva? Ndi kubyumva. Ntabwo ari ubufatanyabikorwa. Ni ukwemerera abanyarwanda ko bakonsoma ibya Google. Urabyumva? Yego. Kandi kubikonsoma egari kureba za adverts zaba izo mu gihugu cyangwa zo hanze. None izo adverts nizo zizana amafaranga ku content creator wo mu Rwanda. Bruce Melody yanabisobanura avuga ngo mujye mureba muri telefone zanyu. Iyo uri hano mu Rwanda ureba ikiganiro gutyo tukarangira cyose. Ariko iyo urenze umupaka hazamo amazi. Izo ads kuzemera kuza ku butaka bw'u Rwanda nibyo byaha amafaranga urubyiruko. Nabo bamamaza iyo iriya monetization ya kabiri minisitiri yasobanuriye umukuru w'igihugu iragoye, birasaba yindi mobilisation. Ariko iyo ni ya kabiri inaremereye, ni ubufatanye hagati y'igihugu na Google. Ariko kurekura ads ni ukuvuga ngo ni ukwemera abanyarwanda gukonsoma Google. So twebwe rero hano mu Rwanda nta ukonsoma Google, kuko ads zishiye muri Google ntago hano mu Rwanda zirebwa. Nicyo cyonyine nukurekura zikarebwa, kuko iyirebwe nibwo Google yishura nyiri content. Kandi ibi bintu byigeze kubaho, byahozeho. Najyaga mbona abantu benshi ubaka akavideo kazamo bamwe agaskaypinga kakaba karaciyeho, ariko nyiri content we yamaze kwandikirwa ko iyo ads yarebwe. So iyo cyo rero nicyo kibazo. Ni ofete sinzi niba hari urwego bizageraho umukuru w'igihugu akabyumva gutyo, ni ads, gukonsoma ads za Google. Icyo ni kimwe bireba umuturage. Noneho kuba partenaire wa Google bireba igihugu. Yego. Niho bitandukaniye rero. Bamusobanuriye ibireba igihugu, ntibamusobanurira ibireba mu content creator. Yego, mu content creator n'umu consumer. Nagiye ndeba kuri Twitter cyane abantu ntago urubyiruko rwinshi ntago rwanyuzwe n'igisubizo. Nuko Minister nyine impamvu batabisobanukirwa, Minister yasobanuye iyo partnership ya kabiri hagati ya Google n'igihugu. Yego. Kandi ikiraje ishinga urubyiruko ni hagati ya Google n'umukonsomateur wakonsomye content yanjye. Gukonsoma content yanjye ndi mu Rwanda kugira ngo Google izabe impembere nuko
hazamo ads Google yishyuriwe. Niba ari Amazon yishyuye amafaranga angana gute muri Google, nakora ikiganiro hakazamo ads za Amazon, umuntu ndebye akareba ya ads ya Amazon, Google ihita imbarira. Ibyo rero hano nibihari. Bruce Benjamin nabisobanura ati mujya mu bihugu byo hanze, kandi nanjye ngiye ntago nari mbizi, nabibonye njya mu Bubiligi, ntago nakunda kureba YouTube, ngira ngo nabaga ndi busy hari kwera akazi kenshi. Ahubwo ngiye muri Sweden koko nagiraga umwanya wo kuzireba, ho wahitaga warakandaga ukajya ubonamo yama ads, kandi ari ikiganiro cyo mu Rwanda. None wakirebera mu Rwanda ntazi ayinya. Icyo rero impamvu urubyiruko kutabyumva n'abandi bose bafite ababeneficiaire biyo gahunda, nuko minister yasobanuye ubufatanye hagati ya Google n'igihugu. Niyegera komoza ku bufatanye hagati ya Google n'ukonsoma n'ukora content. Yego, nukuvuga ngo birekuwe ads zikaza, ukonsoma agiranye ubufatanye na Google ko agiye gukonsoma content yanjye irimo ads za Google. Yego, ukumva nuvuga ngo content urebeye mu Rwanda ads za Google ntizizamo. Bivuze ngo ntabwo uwazanye content ntacyo akuramo. Ibyo rero byagomba gusobanura, niyo mpamvu batanyuzwe, ariko ndizera ko babyumva. Yasobanuye icyo gice cyo ngo kugira ngo tugire partenariat, ngo Google hari ibyo ngo isaba, ngo bino turabifite ngo ari piki, ngo nta banyarwanda bamamaza kuri Google. Ariko nabyo byashoboka iyo umukuru w'igihugu abimenya kare, nawe yashobora nkuko yabivuze, nabyo byashoboka. Dufite abashoramari, dufite ibikorwa byinshi biri hano, ba Nyirangarama bohereza agashya hanze, babyumva, n'abandi sufi yo kubibabwira ko umukuru w'igihugu yaravuze ati ni ikibazo, yavuze ngo ni ikibazo cyo kutabimenya, ngira ngo niko yabivuze. So ubu rero inzira yo kugira ngo abimenye yatangiye, kandi ibyo bintu ibyo nta nubwo ari bya mina, ntabwo ari bya Minisiteri y'Ikoranabuhanga, ni ibyarura. Rura niyo yemera ikintu gikonsomwa online ko gikonsomererwa mu Rwanda. Hari ikinyamakuru utafungura bifungwa nande? Rura. Ntabwo ari Minisiteri y'Ikoranabuhanga. Nabiriya niyo babigendamo gakeya, abamamaza abanyarwanda bakamamaza nubwo ari byiza cyangwa ntibamamaze, rurire kuye izo ads gusa z'ama company yo kwisi yose. Urumva? Ibyo Minisitiri yasobanuye ni ukugira ngo abanyarwanda nabo bagire ads muri Google, ariko si ngombwa ko zizajya zirebwa n'abari mu Rwanda. Ikingenzi nuko ads zirebwa ziri mu Rwanda, zireberwa mu Rwanda, kerekeso utitaye ngo nizo mu kiye gihugu. Abacuruzi bashobora kwamamaza, abacuruzi bo mu Rwanda nk'ubu habaye bidakozwe neza, bagasansiriza abacuruzi ngo mwamamaze kuri Google. Babyumva? Yego. Bakajyayo, ukajya uzirebera i Bugande, ukazirebera mu Budage, mu Buholandi, hehe. Hano nanone icyo cyarura kitarakemuka, ntunde aba content creator bazakomeza barire. So ikibanza ni iki rero? Nukudekura ads, na abanyarwanda bakazamamaza nyuma bitonze bagenda biyongera, ariko ads nicyo cyambere. Yego. Yes. Wowe se mu mboni yawe urabona bizakimuka? No, uteye imetero. Roya nta imetero byafatiye, kuko birasaba ko niba umukuru w'igihugu yari afite ubushake bwo kubifasha ngo bikemuke, bakamusobanurira ibitari byo, birabanza bifata inzira ngo abanze asobanurirwe ibyo tuvuga. Sibyo? Ndakubwiye ngo bisaba ko habanza, donc igikenewe ku content creator ni ukurekura ads. Ariko sibyo umukuru w'igihugu yasobanuriwe. Ubashobora gutangira mobilisation, bakabwira ibigo, inganda, mwamamaze kuri Google, abana bacu babona amafaranga. Ariko icyo rurida itare kwizo ads, abashoramari bo mu Rwanda bakamamaza kuri Google, ntacyo n'ubundi urubyiruko ruzakuramo. Nubundi abari mu mahanga nibo bazajya babona izo ads abanyarwanda basize muri Google. Urumva rero niba ikibazo cyarasobanuye nabi, birasaba ko cyongera hakagira bakagifatira umwanya.
bakagisobanura neza nyine. Yego nyine nta birenze ntago biremereye nuko bamubwiye bitari byo. Iyo biza kuba byiza minister akavuga izo nzira zombi. Nyamara Bruce Melodie yazivuze. Yavuze ati iyo uri mu kindi gihugu ubona ads, waba uri mu Rwanda ikiganuka kireba kikamara isaha nta kantu gaciyemo. Kuko na nyakubahwa yavuze ngo ni gute ushaka kwiyita aha baretse gatoya. Yego aho rero nanjye nabibonye ni kintu cyatumye abyegereza umutima. Bruce Melodie yavuze ngo dutira ubwene gihugu, gutira ubwene gihugu kugira ngo ubashe kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga. Icyo cyo gutira ubwene gihugu ngira ngo nicyo cyo gifitanye isano n'ibyo bamusobanuriye. Kubera igihugu kitari partenaire nyine wa Google kandi hari criteria zazindi yavuze. Niyo mpamvu kugira ngo TikTok iguhembe bisaba kwifungura mu kindi gihugu. Nibyo Bruce Melodie yavugaga ngo dutira ubwene gihugu. Nabyo bigoranye amakuru mfite nuko kugira ngo TikTok iguhe content iguhe content yishyurwa. Icyo gihugu wibarujemo bisaba kuba ukimazemo nibura amezi 3. Irabikubaza amezi 3 n'ibimenyetso ukirimo nk'ukivukamo, ukirimo nk'ukibamo uri umunyamahanga. Icyo gihe ugaragaza ibimenyetso. Ubaheye ni mu nkambi, ni inzu ukodesha, wishyura umuriro, wishyura amazi, ibyo byose byujuje hagati ya 2 na 3 nibwo ikwemerera. Nuvuga ngo wa mu content creator ujya gufunguza ntuza konti ya TikTok hanze amarayo nibura amezi 2 afite ukwabaho arya anywa, ubwo biterwa n'icyo ukeneye. Ntabwo rubonetse wese rero niba uzi ko ushobora gufungura TikTok konti ya TikTok izajya iguhemba 200, ntabwo wafata 500 ngo ujye guca ingando mu kindi gihugu. Hakaba iyindi nzira yo kuba hari undi wayifunguza mu mazina yawe. Ariko niba ayifunguje mazina yawe ari uyifunguje aho ngaho TikTok ari wizi, ubwo ni nawe uzashyiramo konte ye. Byaba bivuga ngo azajya ahembwa koherereza. Uwo muntu nuwuhe wo kwizerwa kuri urwo rugero? Umuntu wahembwa akakoherereza. Keretse ari umwana wawe ukavuga uti arandiye niwo mugabane muhaye. Nagende. Cyangwa ari umugore wawe. Umuntu wese ubwo ibintu byashoboka. Reka izo renge ntago wazimuzanaho. Kandi TikTok kugira amafaranga menshi. Cyokora hano babona icyo bita gifts. Babona gifts na za live manza ngo zishyura. Ntago mbizi. Ukora live. Ariko ibitari live ni kwa kundi ukata akantu mu kiganiro ugashyira kuri TikTok. Ako kugira ngo kwishyurwe bisaba ngo uburi monetize kandi konte iba monetize muri TikTok ni itari yo mu Rwanda. Urumva dukado rero natwo tuza urusorongo. Ntago byaba bihagije. So urumva ngo abantu bose mu mutwe bahora bakaraga ubwonko, ninde nakwizera wayimfunguriza, ninde ese nzajyayo nzamara igihe kinga kibizagenda bite. Hari nabohereza icyangombwa, ariko nabyo ni aho risk. Ushobora gufata indangamuntu yawe ukayiryohereza mu kindi gihugu, babyumva, ikabarurwa kwa mudugudu, bya bindi byose bazasaba, ukabugaragara aho irangamuntu yawe iribwo ni nkaho ari huri nyine. Ikiyagirana amasezerano na nyiri byondo, bati nkodesheje iyi nzameza angahe, dore irangamuntu, ibyo byose ukazabigaragaza. Ariko siyo ndangamuntu umaze amezi 3 atari wowe uyibitse, ari wowe nyirayo, wizeye ikizere cyo kuba izakugarukira bikingana iki. None nyuma iyo ndangamuntu igeze ikamara y'amezi bikaba byuzuye, wowe ushobora kugenda physically noneho ugafunguza ugende kuri ndangamuntu imaze cyagiye muri cya gihugu, wenda bigakunda. Ni ibintu bigoye cyane. Yego, biravunanye. Bigomba bisaba gushora, kandi ushora uzi ngo nzakura amanganike. Bari ababahanzi kubera ko indirimbo zihuta birashoboka nabandi, ariko nk'abari ababandi baringaniye ni ibintu bitapfa gushoboka. Cyangwa se kujyayo ayo mezi utaye akazi, nukujyayo wiyemeje ngo akazi kanjye kagiye kuba TikTok. Ariko TikTok ihemba neza, ihemba 2 mu kwezi, urabyumva? Naro cyenzi irahemba. Ihemba neza, ariko isaba gukora.
iyo usibye akazi iragukata cyangwa ikanakwirukana. Ntabwo ari nk'ibya YouTube tumara icyumweru ukazagaruka ugakora. TikTok waya hari ibyo utashobora kujya munsi, uba wabaye umukozi. Urumva mu ibyo ukora hari volume utajya munsi, ariko hari n'urundi rwego unageraho akushyizeho kose kakabyara amafaranga bategize kubera par experience nyine umaze kugera video zingahe zimeze gute ku buryo noneho akantu kose ufashe. Ariko harimo akazi nuko abantu batagira arabibaza niziba monetize abantu ntibazakora content ziri too much ku buryo uzasanga batangiye no kurengera, kuko abo nabibaza nabi. Kamanze nkubwire ibintu bibiri nirushaka rero dusoreza. Ejo Minisitiri Nduhungirehe yavuze kuntu yaranankanguye cyane ukuntu avuga ko mu bubanyi n'amahanga minisiteri ye harimo ububanyi n'amahanga, harimo ubukungu n'umutekano. Ibyo bibiri ntabwo nari mbizi, ariko reka nivugire ku cy'ubukungu. Nivuga ngo iyo diplomasi iri gukorwa neza, diplomasi nziza yafegita ubukungu. Niko kwakuzana abashoramari, nubwo tubyitirira RDB. Umushoramari ntiyaza mu gihugu cye hatari ambasade y'u Rwanda yakwakiraho ibyangombwa, cyangwa mu Rwanda hatari ambasade y'iwabo yamufasha. Ibyo ni diplomasi bateguye ikibuga. Bavuze ko muri 2003 amafaranga y'amadovize yinjiraga mu Rwanda yari 9,000 niba nibeshya, oya miliyoni 9 n'ibice 6 muri 2003. Uyu mwaka wa 2025 hinjiye miliyoni 502 karikira mbarira 502 kugabanya 9 uretse ubona inshuro byikubye. Ayo giravu ayo 502 kugabanya 9 byikubye inshuro 55 inshuro 55 inshuro 55 mu myaka 22. Ugira ngo harimo iki? Harimo ya diplomasi ya Nduhungirehe ihuza abanyarwanda b'imbere mu gihugu n'abari hanze bakabana neza. Nuvuga ngo iyo diaspora ibanye neza naho ikomoka, niho hahandi bazana ibikorwa baza gushora imari mu Rwanda. Ugasanga ari muri Canada inzu y'amasaziro ayubatse i Bugesera. Kubera iki? Diplomasi yarakoze neza, yumva ko igihugu ari kizima. Bamuha serivisi nziza, ajya mu butaka buri cyangwa cy'ubutaka, ajya muri Premium Construction Group bamwubakira inzu ikomeye batamuriye. Kuko hari abubaka nabi. Hari umu diaspora ejo bundi diaspora yitwa araka coffee shop kari hagati ya Ramiro na Rizieri, ariko kitwa ngo ikidi, ariko nigeze nakojeje ifoto yako. Uriya muntu bamwubakiye nabi, barabyumva ku buryo bishobora kumuca intege, akabwira abagenzi batabafundi bo mu Rwanda bubaka nabi kubera ko baba bataciye muri Premium Construction Group. Uri kumva? Noneho nukuvuga ngo diaspora wagezweho na diplomasi ikamubanisha n'igihugu avukamo, atangira kugishoramo. Yatangiye kugishoramo ya mafaranga yohereza yishyura abafundi, agura rangete, akagura amakaro. Ayo yose ni amadovize aba yinjiye mu gihugu. Niyo mpamvu byabaye 502. Iyo ni imbuto ya diplomasi. Ariko aho bihuriza na bino nuko muri ayo miliyoni 502 harimo niza aba social media, aba YouTuber, ayo yose, kuko bawara amafaranga yinjiye mu gihugu. Kandi nubwa kabiri Minisitiri Nduhungirehe habivuze, ubundi byakabaye bitangazwa na Beneri, ariko kubera ko ni umusaruro wa diplomasi. Ni ibya Minafete kurusha uko byaba ibya Beneri, nubwo nayo iyo ibireba mu rwego rw'imibare. Ariko icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo iki kibazo rero babajije gikemutse, izi miliyoni zaba 800 mu myaka nk'itanu 2030, izi miliyoni zaba nka 800 za remittances. Hanyuma rero aka kabiri ndashaka kukubwira sasa nuko
ndashaka kureba uriya muntu bubakiye nabi yitwa ngo ni Eliane cyangwa kanze ndebe donc bamwubakiye nabi ku buryo amazi iyi video ni y'amazi ari kwinjira mu nzu ye donc bamwubakiye nabi ku buryo amazi ava mu muhanda muri kaburimbo akagera hafi akajya mu nzu nushaka akakafoto uzagashyireho nubwo ntacyo twavuganye ariko Eliane guest house and massage bafite service guest house bar restaurant live football massage event bafite bahamagarwa kuri 0782578797 nuko aguyu nari mutanzeho urugero nk'umuntu bubakiye nabi Jorogrete ko nabigiyemo numva ngo yahinduye abafundi inshuro 3 ariko uyu Eliane abahanze yohereje amafaranga agura ikibanzi Bugesera arahakora afite ibyumba afite massage afite iki ayo ni muri za miliyoni 500 n'ebyiri ndi kuvuga zaje harimo nayi harimo nayi kubera diplomasi nzima ibanisha abanyagihugu baba hanze n'abari mu gihugu nono bakazana so akwanyuma rero nashaka kubwira baruvuze ngo harabibaza ko go content abo nabibaza nabi ingamba zirahari content ntago yasirikira ubirekura ashobora guhagarika zimwe naguwe ngo hari ibinyamakuru tudasoma hano kwa kuba bikumiriye nukira content mbi gufata ingamba zo kuvuga ngo iyi twaye tuyihagaritse nta birenze nako kanya yego ariko igihombo kirimo cyo nashaka kukubwira bagomba no kwibaza kuba azi zo mu Rwanda zitishyurirwa babyumve neza kuba zitishyurirwa nibyo bituma haba tendance yo kuvuga ngo turakora content ya attracting abari hanze abari aho ads zishyurirwa niyo mpamvu mutazatubona muri gahunda za vaccination Dr Sabe ubwo byasaba ko wishyura ariko ads zo mu Rwanda zibaye zihari gahunda yo gukingira abana nayikavaringa yo gutanga ifumbire nayikavaringa iyo aho buhira hari umutubero wumva wagiye nasho aho buhira nyijwe kubera iki birareba abahano kandi abahano ntago tubishyurirwa Shifarisene par exemple arigisha abantu guteka hari n'ababyigiraho bakazabigira umwuga abagore abakozi bo mu rugo n'abandi bantu ariko birayigisha umunyakanada ntiyabireba kuko bo barabyize niyo mpamvu ataka content ziri loko ibidukikije nutrition imirire shisha kibondo se najya kwikavaringa irarebwa n'abanyarwanda gusa irarebwa n'abari hano gusa so nukuvuga ngo kuba zitari monetize kuba ads za hano zitishyurirwa bituma content nyinshi za hano zidakorwaho hakaba tandase yo gukora izenteresa abandi bari aho ads zishyurwa uramamagara nazana kamera yanjye koko wagiye gutanga ifumbire cyangwa imbuto cyangwa ngo abantu bagiye kubatangira mituweli ngo bafunguye robine bimarikize icyo ni igihombo cya mbere kuko content nyinshi baba bashaka ishobora kurebwa n'abari hanze aho ads zishyurirwa kandi ari content ziri lokale zacu rwose zacu zitureba nk'abanyarwanda ku buryo utari mu Rwanda atabikeneye sibyo ziri lokale ariko nta muntu uzikavaringa kuko nta cyavamo yego icyo ni igihombo bacyumve wikwikiriza nk'unyuzwe manuma ni igihombo bacyumve nibajya babona umuntu ngo kuki yakuvuze ibi ntavuga ibi nuko aravuga audience imwishyurira ni ya yindi yo hanze y'u Rwanda kandi twese abantu benshi hejuru ya 80% turebwa n'abari mu Rwanda cyane pe 20% kabari yo duhemberwa ngayibaza umuntu niba akukuza akabona amadolari 300 kandi avuye kuri ya 20% gusa 80% yo mu Rwanda nta kirimo umunsi byareko bivuze ngo izo mu Rwanda zirekuwe umuntu ashobora kuba yakuba kabiri ayo yinjizaga mu kwezi cyane so abantu rero chef Arsene akangaje abakozi nanjye ndamumva
ajya no kuri tere. Niyo mpamvu ubona ni kameramani, ni publisher, ni umutetsi, ni umuhasi, ni umuhashyi, ajya guhaha agahata agateka byose kandi ari no kwikamera, ari no kwikamera, akaza no kweditinga isaha yanashya. Noneho buriya icyo guhaha agenda kigabanya akabyihingira, akaba n'umuhinzi. Noneho biriya byose aba yakorera amafaranga afatika nk'uko yabivuze, nge ndamwumva uko yabivuze. Biriya byose yakwangaje nk'abana batatu, ukora muri jaride, ujya guhakana hata, n'ukora kuri kamera. None Arsene we akaba amanipira rushe, ipanu, agatunguru n'amavuta. Ibyo byose ni ikibazo, kandi biriya ni amasomo afasha abantu. Babakobwa bigisha guteka ba Antoinette, konti zabo ziri hano. Niyo mpamvu abantu rero benshi ubona bishimiye gukora content zirebwa n'abariya. Ntabwo wambwira ngo ugiye ngo hari gahunda yo kurwanya indwara nko mu karere, tuvuge minisante igiye gutera imiti muri Gisagara. Ntabwo nayiherekeza na kamera yanjye, kuko malaria ntabwo iri muri Canada. Uri muri Canada nzakireba, kizarebwa n'abari hano. Si byose aho ntabwo azambona cyangwa mbanze mwishyuze, sibyo? Hari content ziri hano nyinshi tuzi zafasha no mu miyoborere ya kino gihugu, ariko abantu benshi zikorwaho n'abakeya, cyangwa bagakora baseta ibirenge, cyangwa habe n'umuyikoraho akabyihorera. Yagerageza niba yagerageje gukora content yo mu Rwanda, ni yayindi y'umugore wishe umugabo, ni yayindi ya mayibobo yibye inyabugogo, ni yayindi y'umuntu bambuye isakoshi, izubwicanyi. Nibyo duhora ngo bakarara mu marigori iminsi 3. hano bishyura n'urugo n'ubukwe bw'umukene wabugira mo content, sibyo? Ujya ubona ukuntu tugenda tukagenda imisozi, bira byose abari gushora ikitazagaruka cyane. Ariko abo kurangira abanyarwanda ngo dore mutemberera mugire mutemire mute. Ibyo rero ni ibihombo abantu batumva. Imosambu ko birashoboka ko ababishinzwe baba bafite amakuru atariyo, cyangwa abakayabahaye biraza Nyanza bagatanga atariyo, ariko n'abayashinzwe bakabaye bajya kuyishakira. Ni igihombo kuba ni ibintu bibiri. Kuba content zo mu Rwanda zitishyurwa bigatuma abantu bashaka content za kwishimirwa n'abatari mu Rwanda, kandi hari zagatunza abanyarwanda kurusha gutaha umuhanda. Ndabivuga ze nazana kamera ngo batashye umuhanda se, kujya kureba umusaza uri gukora umuhanda bivamo iki? Urumva rero igihombo icyo ni cyambere, kuba content za hano abantu badashamadukira kuzikora kuko ntacyo bakuramo, no kuba noneho amafaranga aza nabi, nta mafaranga ba content creators babona, nabyo bikabaca intege. Kandi bakabaye baramutse bayabonye, barangaje abakozi, baratanga akazi, barubaka amavira, amatuini one y'aba content creators. Iyo tuini one se irangi zasiga si ryo mu Gakinjiro, sibyo? Cyangwa ritivo ntikorera mu Rwanda se ntisora. Ibyo byose icyo nzi cyo abantu abadukurikiye bumva icyo byitwa, ni nayo mpamvu nanduhungire yabigarutseho avuga remittances. Bazi icyo bita kuba igihugu cinjiramo amadovize menshi, icyo bisobanura. Yego, urumva bazi icyo bisobanuye kuba amadovize yinjira mu gihugu ku bwinshi. Harimo no kumaintaininga agaciro k'ifaranga ry'igihugu, nabyo birimo. No, kandi bazi n'akaga igihugu kigira iyo kitinjirwamo n'amadovize. Petroli igurwa mu madovize, ibitumizwa hanze byose biza mu madovize. Iyo igihugu kitayafite, uyafite haza icyo nakwita nka speculation, akarizamura uko ashaka. Ariko abaye yinjiye mu mabanki y'u Rwanda acungwa na Beneri, izaba ari imbaraga. Nongera no gushimira ahubwo arakantu Pizo yanyigishije, ambwira uko inyungu ziri mu kurutira kuri konti y'amadovize ukarutira mu manyarwanda. Ni ibintu biryoshye cyane. N'abagenzi banjye bataratangira kubikora babyumve. Kunye nkurikije banki nkoreramo, sinyivuga izina, ariko icyambere uburuhutse
nta ntuza nta frais do transaction baguca. Nuvuga ngo iyo urotiye igihumbi cy'idolari ukajya ku igihumbi cy'amadolari ukajya kuvunjisha ku muhinde, banke yawe igukata 1%. Ubwo se amadolari 10 ibihumbi 15 urabivuze. Icya kabiri, hari igihe ivunjisha to do change ya banke ibi iruta cyangwa ingana niyo muhinde. Iyiruta ejo bundi nagiyeyo iyirutaho 6 yose. Ni menshi. 6 ubwo ku gihumbi ni donc 6 ku gihumbi ubwo ni ibihumbi 6 ubuhombye. Bisanga bya 15 si 21 uzi kwa kibonge ko wajyana ikipe yose. Si amafaranga se cyane. Icya kabiri, umwanya utakaza utonze umurongo wo kuri banke ugiye no gutonda wo kwa muhinde. Icya gatatu, risk. Usohotse muri banke uragiye ngaho atene ngaho quartier commercial ngaho Mateusi ujya ku muhinde, iyo nzira yose harimo risk yuko wanayatakaza. Sinzi impamvu amabanki atari yarabyigishije mbere. Ngiye narahombye cyane, pizza yabimbwiye ejo bundi. So numva ngo rero impamvu mbizanye rero, iyo banki ishishikariza abantu ngo bantu mufite konte mu madovize ni murotire amanyarwanda, bivuze ngo ya madovize araguma muri banki cyane. Iyo agumye muri banki aba ari aya beneri, kandi nibyo biherwaho bapima agaciro k'ifaranga, kuko uriya muhinde tuyashyira waruze n'ikindi. Uriya muhinde tuyashyira we ayasubiza iwabo kuriya. Ayapakira ibikapu iwabo, kuko we hari n'abazi urabizi ko kujya kuyagura ku muhinde biba bihenze cyane. Yego. We rero ayo bataguze ayapakira ibikapu akayajyana iwabo, akayazayazanamo ibicuruzwa bya biri nakubwiraga biva hanze, ariko atagiye muri operation yo kuvunjisha bushyashya, kubera ko kuvunjisha ubona ko biba bihenze. Izo ni inzira zose twahagarika. Yego. Ni inzira zose zahagarara. Ntabwo sinzi impamvu abantu batabisobanura ngo abantu babyumve. So umuntu wahagaritse ads for the moment imyaka igiye kuba 5 ntacyo byamariye abanyagihugu, birazana abana guhora bijujuta, nibyo babisobanure neza, bazirekure amafaranga sirikira abantu babona ibyo bakora. Yego. Naho ibyo kuvuga ngo bazakora content zitarizo, icyo kiroroshye kuyihagarika ni 0 minute no guhumbya. none isufi yo ko abantu babyiga. Yego. Niyo barekura nkeya bagashyiraho condition, ubushe twabivuze condition, niba bashaka bashyireho umusoro urenze, niba bashaka bashyireho critères zivunanye, ariko bazujuje bayabone. Binatume na babandi abo ngabo uri gukeka bazana content zidafashije nabo bameriyora. Kuvana urumamfu mu ngano ntabwo ari ibintu bigoye, ariko none ntabwo watuma abantu bose bahinduka impamvu. Bakora igishoboka, urumamfu aha ngano urumamfu rushaka guhinduka urugano, it's okay. Urugano rwigize nabi rugahinduka urumamfu nako ariko ibyo biroroshye. Hano twashoboye, iki gihugu cyashoboye byinshi. Nibyo Scove yavuze akabivuga ntatomore, yavuze ko dukoresha Google Map bigakunda, za GPS. Tugeze ku rwego ushobora kwicara sharuwa yicara ahantu akajya amenya ngo imodoka y'ikigo cyanjye igeze Buranga ifite umuvuduko wa gutya, babyumva, dore ikasa umuhanda w'itaka, byose akaba yireba kugiye mu bitaka. Kuba twarageze kuri ibyo uribuka umuntu IGP yatubwiye wagiye kure Karama ngo umwanyandikiye ngo kandi ahantu narahageze ngo tukwereke ahita kanda ahantu aramwereka, noneho amwereka n'ibitajyanye n'ibyo bacira amande, ibyo Sofia itanditse. Sofia yafotoye byinshi baca amande ku muvuduko, ariko Sofia yatanze amakuru yose yuzuye, yerekana n'abantu bari kumwe n'uwo muntu. Batikikiremwe tujya kucyerekana atoya hama kandi watwisa abaginga. Ibise uyu si wowe, uyu muntu si wowe mwari kumwe. So niba dufite icyo gicyo urumva kumenya ngo kurekura ads ku mbuga nkoranyambaga
ziteye gutya zuzuje ibi, izitarabyuzuza zigasiraguringa mpaka byuzuye, izi byishe zikagira uruhande zikajya mu gihano zikazagaruka zimaze kubyuzuza, icyo ni ikintu cyatunaniye kweli? Aya yego bayobozi, iki kintu mugisobanure neza, kandi umukuru w'igihugu ari willing kugikemura. Ikirango kigoye rura yonyine, birasaba minisitiri w'urubyiruko wa ICT, RGB, harimo itangazamakuru, RMC nibishaka na OGS, bagende bavugane na rura, bicare bige criteria, bavuge ngo rura dutanga certificate, niyo ashaka banayigurisha, bati imbuga nkoranyambaga umuntu uri ku cyiciro iki n'iki arishyura ya naya, byitwe nka autorisation de transport, arishyura ya naya mu murekurire ads, azakora gutya, dore mushyireho kontara, ugomba gukora ibugakora nk'uko begizije amaradiyo yagiye gushima, bakavuga ngo uzagira ibiganiro biteye bitya. Ibyo byaratunaniye se, ubushake buke, tubuza abantu se wapi? Abantu barahari, ikibazo kugira ngo basobanurire ikibazo uko kiri, bashaka gusa naho rwa rumamfu twavugaga ruri mu ngano, bagashaka ko n'ingano zirenganira mu mafu. Oya, urumamfu hariya, urugaro hariya, nicyo tubereyeho. Yego wakomoje kuri kuba diaspora baribwa cyane n'abafundi b'inahangaha i Kigali, abaenjeniyeri bataramwuga, ariko reka nze mbarangire ba diaspora, abaenjeniyeri beza murabasanga muri Premium Construction Group. Ni abaenjeniyeri beza, abaenjeniyeri b'abahanga, abaenjeniyeri bakiri bato, abaenjeniyeri ugezaho icyifuzo bagahita bagishyira mu bikorwa, bakakubwira ngo ibintu birakorwa gutya. Ni abaenjeniyeri wereka ubutaka bwawe, bakakwereka inzu wabushyiramo, bakanakugira inama cyo wakoresha ubutaka bwawe. Mbese ni abaenjeniyeri beza cyane, bakorera hano i Remera munsi ya REB gatoya cyane mu marembo ku munara uhari. Murabahamagara kuri 0784, ndabona mwarimu ahuze, 4257 cyangwa 0788 555 8086. Yego, uyu munsi ni muri weekend. Muri weekend kandi tuba tugomba kujya kurelaxa, tukaruhuka, tukanezerwa. Bantu mufite amafamiye mu basohokane hano kuri Vista Kigali, ni mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira, na ahantu heza cyane, bafite amacumbi meza, bafite parking nziza, imodoka ifite umutekano, bafite ibyumba byiza byo kuryamamo, bifite na salo, bifite na kabaraza, bakagira igikoni cyiza cyane gifite isuku, bakagira sale z'inama zitandukanye, bakagira biyari, bantu mukunda biyari, bakagira ama screen meza yo kureberaho match. Abo nabo ni muri Vista Kigali, mubahamagare kuri 0785 4080. Yego, turabashimiye cyane rero. Zapfuye bihangane, ariko nta kundi tweze kugenda. Yego, hanyuma abi bibanza nabo bakomeze baguhamagare, ibibanza byo ni byinshi cyane, ni byinshi. Yego, baguhamagare kuri nimero yawe, ndaza kwipiningaho ikiganiro. Hanyuma ibiganiro byacu kuri KOP byo nakagaruka. Sana.